yewe n'umudamu wanjye tujya guhamagara uyu muganga twari tumaze kubona inyatsi imaze kutugera kure aratuvura amaze kutuvura atwemera yuko twemerewe no guhabwa umutungo babyeyi twakiriye umutungo tuzakoresha uyu mutungo neza ntago tuzawupfusha ubusa tuzafasha imfubyi n'abapfakazi twarambitseho ibiganza babyeyi yego babyeyi yego 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 babyeyi yego yego Kameraman agiye gufungura reka turebe ibi bintu yego babyeyi reka mfungure uke ko aha hantu isi yose duhanze amaso reka turebe kameraman ngiye muri rwose abantu barebe ibi muganga bintu buryo namwumvishije ashobora kuba akaze mugabo ari gufungura amafaranga araza koko turayabona ntituyabona inote zuzuyemo fungura agace gacyo gashwa akoramo duhereze ndashaka inote y'umutuku ariko nkuremo kamwe nkabahereze kamwe konyine mu minani nka bitanu wa mugabo ama bitanu wo yambaye alright twizera ko mumeze neza mwese aho muri mu bice bigiye bitandukanye ari ngukumbuye abantu uyu munsi twari dukumburanye n'uyu mugabo ari nabyo assalamu alaikum alaikum salam papa meze bite ngiye mpamwe mundosuka cyane ni bitangaza irimo ndumva nangiye gutangara so tubahaye ikaze rero uyu munsi tukaba twatembereye umugore n'umugabo baramamagaye bati turagushaka ya mafaranga y'ikuzimu yo kwa shitani sawa kwa shitani buriya ati hari umugabo watwemereye ko aya mafaranga twayabona ko twahabwa ubutunzi nyuma y'uko tugiye dukora ubuzima bukanga tugahomba tutahomba kadutange inzira izi modoka zitambuke ati tutahomba ibintu bikagenda ukundi kundi ariko uno munsi twabonye umuntu wegeye kudufasha kuba ubutunzi twifuza twabubona twabugeraho niyo mpamvu rero nahamagaye Isiaka manager ati twisungane natwe turahabwa ubutunzi ariko mbese umuntu bagiye kumuha ubutunzi hari umutini nyakuya umukene turagenda twe nta butunzi baduhaye urumva nyine ni profite mukavuye kimwe ubundi so niyo mpamvu rero namuhamagaye kugira ngo nzane na Isiaka ahantu umupapa n'uwo mugore batuye muri quartier twahageze tugiye kubahamagara baturangira urugo neza ariko igihe ari nuko kano kanya abantu mudukurikiye wemerewe ubutunzi atubwiye ko agiye kububona tuje kuba abahamya b'ubu butunzi ese koko ni ubutunzi bufatika kuko atubwiye ko ari amafaranga se nago ari amafobiyo turaza kumenya nimba ari pirate turabaha amakuru yose nimba ari bwa butunzi bw'umunota umwe cyo nimba ari bwa butunzi bwa za note mpimbano tukataduha n'amakuru leta dusanze ari impimbano dutanga amakuru ariko ngo akagashya akora ngo si ubwa mbere akijije abantu bahita bamumanura dusanze ari impimbano bahita bamumanura ngo si ubwa mbere akijije abantu so reka muhamagare nimero yamaye ndamuhamagara twanayobye numva hano tubwiye twayobye nimba hano riho nimba twahageze nabyo byancanze kamuhamagare numve gahunda ziwe ukuntu zimeze so n'abakurikiye Kigali News 5 na 10 to 10 ahangaha turahabereye kugira ngo mwebwe muri mu bihugu bigiye bitandukanye mumenye ngo ni iki kijya imbere yego papa yego ndakumva baramutse neza yego mwaramutse ni abanyamakuru none se kandi baturanye twe twageze ko tutari kubona inzu yawe neza turi ku muhanda ahantu hafi n'ahantu hari agataje mbona inyuma yacu hari ishyamba imisozi irenguka waje ukatuyobora kugira ngo
ya nkuru yawe na bwa buhamya tuba abahamya buko ibintu bigiye kuba. Okay, mwahageze n'umuse n'abasubira inyuma ndi gusohoka mbabone. Dusubire inyuma. Muse n'abasubira inyuma. Tujya ku ishyamba cyangwa tujya ngo ngaravuze ngo tugende hari inyuma se hano dusubire inyuma cyangwa dusubire imbere okay dungure hari imbere sawa reka tuze ko mbona nta kigenda ni uriya neza ko mbona ubundi tuzi ko ingagari cyangwa bya bibosi byariye bya bindi birengwa bikarya bigasiga ibyo ku masahani ko mbona uri utanga amafaranga aho ngaho ameze gutya cyangwa n'umukozi uyu ni umugabo wamamagaye n'umugore we yaguha amakuru aba nibo bashaka amafaranga byumva kakana mwana sanga mama kamera mata mushyiramo sanga mama we nabuze ba nyina w'abana aho gutanga amafaranga we nagahari kanze mwibaza maze iminsi ku isafari papa Bravo. Yego narakomera. Mukomere cyane. Mwebwe? Ni twebwe. Ntugire ubwoba umushumba ni Yesu. Yego umushumba ni Yesu nta bwoba mfite. Ninjye wabahamagaye. Tutarajya aho tujyanye. Koko umuntu ahindurira umuntu ubuzima. Ni ukuvuga ngo nanjye namubonye kuri channel YouTube ndamuhamagara ambwira ibintu ngomba gukora kugira ngo nakire umutungo. Ubu rero nanjye nibyo ngiye gukora kugira ngo muzambere abatangabuhamya. Uyu ni ugiye guhabwa iki mutungo. Sha nagure buncika nze ndebe turimo turibaza ese niba bajye kuguha umutungo wazanote himbano. Nanjye nicyo nagizeho impungenge kugira ngo turebe niba koko yabara amafaranga yemerewe gukora mu Rwanda uburyo ejo nazayajyana kuri banki cyangwa ntangiye kuyakoresha business ntibingereho ingaruka. Niyo mpamvu nagize impungenge nkabahamagara. Waravuze ati amafaranga yo guhabwa reka abanyamakuru bazambera abatangabuhamya. Binyure kuri kamera. Ugasaza. Wese umuntu ubundi mwamenye gute? Namubonye kuri channel YouTube ndamuhamagara. Ambwira ibyo ngomba gukora. Ubu waje hano murabonana cyangwa nibwo aha ngaha niho iwanjye ntuye ngewe. Arayaguhera ese amafaranga. Yambwiye ko ibyo ngomba gukora arabimbwirira kuri telefoni isaha yamaye ahubwo irageze muze tugende aba badukurikiye tubisabira subscribe gusa. Subscribe. None se ibintu ko biteye ubwoba mu byoroshye bakunze cyaguteye gutuma gushaka no mugabo cyambere na amakuru namugezeho nivuza inyatsi. Imodoka yari yawe. Iyi modoka yari yangira ubona ko yakwamiye hangaha kubera kugenda ngira ubukene nari namuhamagaye nivuza inyatsi. Maze kumuhamagara nivuza inyatsi ndabona ninzu amaze kumvura inyatsi ambwira ibyo ngomba gukora. Ndabona ninzu hangaha rwose ari inuza zaranze kuzura. Bigaragara ino nzu urabona yatangiye gukubakwa birangira kwami. Ni ya nyatsi nagiye namuhamagaye nivuza inyatsi ambwira ibyo ngomba gukora. Amaze kumbwira ibyo ngomba gukora rero ubu ngubu nibyo ndi kugira ngo nkore namwe muzambira batanga. No kuvuga wabaye ngo musabe muzahabwa ni mukomanga muzakingurira. Ubu ugiye gukingurirwa ko warasabye. Kuko narasabye. Gakorahiye. Se nta kiguzi watanze nagiye kuguha gutya. Ikiguzi naragitanze. Kubera ko naramuhamagaye ambaza amafaranga mfite kugira ngo ndebere umutungo nemerewe. Maze kumubwira ko mfite 200,000 ambwira ko nakwemererwa $20,000 gusa. 200,000? $20,000. Abazi imibare mubajije niba ndamutse nyongereye nazamurirwa ku mutungo arambwira ngo nimbona 500,000 nzahabwa $1,100,000. 500 ndayashaka ndayamwoherereza ngayamurika ku Gicumbi. Ubu rero nanjye niteguye kugira ngo igikoresho yambwiye gushaka ndagifite kugira ngo nakire izo $1,100,000. Ni cyakubwiye ni kiyo gikoresho murakibona yambwiye gukoresha isanduku wa mugabo bino yakubwiye gukora aza madame ari madame arahari mu nzu Ramarita koko bana. Cameraman, ngwino shiraho. Ngwino. Shiraho neza. No badeyo. Yakutumye isanduku. Yantumye isanduku ndi kugira ngo nyizane. Yizane hano. Nibereke. Uyishira no hanze. Nibereke. Madame ari kwa muzana. Na madame muzana. So ari abantu abadukurikiye. Aka kanya utarabona bigiye kubera hano. Arimo aribaza ngo zirasimaje. Yemwe ni karibu. Madame yaje abantu babyibaza mama. Twahageze. Tumusuhuze umubyeyi. Mahoro. Meze neza. Twaje kumva inkuru mwaduhamagara. Yamwe gushaka niki niki. Ni umutware wawe. Ni umutware wawe. Mama ngiye kingana iki? Ni tumaranye imyaka 6. Inyatsi ngo yaraje mu rugo rwanyu n'ibindi. Yaraje imaze kuza tubiba ngombwa kugira ngo dushake nyine umuntu kugira ngo
iyo nyatsi tuveho. nyuma yuko musabye Imana byakomeje kwanga bati katujye kwa muganga ubishoboye. Yego 500 mwabonye mwatuze kugira ngo babakubire inshuro n'inshuro. 500 twashatse imikorere tumaze kubibona, ubwo tuyabonye nibwo rero twaje turamusanga turamugana kugira ngo turebe yuko nyine ibyo twifuza twabigeraho. Wari ukivuga ati rwose bigiye kuba ni amateka, ariko nanone no kugira impungenge kuri wowe zibigiye kuba none bikabera mu nzi wawe. Yego ambongenge tugomba kubigira bitewe nuko nyine ibyo tugiye guhabwa tutazi uburyo bimeze, ariko kuva muje ni byiza, namwe muzatubera abatangabuhamya y'ibyo mwabonye, niba koko byaba ari iby'ukuri cyangwa se wenda niba ari itari iby'ukuri. Kamerama ereka abantu iyi box umugabo yazanye, ubundi twicare turebe ibyo ari byo. Bino twicare turebe. Bita ubwoba mama nushaka kwigira njye ndicara hano. Mwicare n'inkweto nazo nkuyemo. None se papa Umugabo afite amafaranga mu ntoki. Ibintu kubera umugore wawe nabyumvikanye ko tujya tubona ingo nyinshi bigeze ku mafaranga abantu bashwara. Ngewe n'umudamu wanjye tujya guhamagara uyu muganga, twari tumaze kubona inyatsi imaze kutugera kure. Aratuvura, amaze kutuvura atwemera yuko twemerewe no guhabwa umutungo. Amaze kutwemera guhabwa umutungo nk'uko nabibasobanuriye. Wowe na madamu mwagiye inama nyuma y'inyatsi? Yego, nyuma y'inyatsi ubwo ngubwo atwemereye ko tugomba kwemererwa umutungo, biba ngombwa yuko adusaba gutegura iki gikoresho tugomba kwakiramo uwo mutungo. Tumaze kohereza ari amafaranga 500 kugira ngo twemererwe guhabwa miliyoni 100 nk'uko nagomeje kubibabwira. Aya mafaranga mutayabonye? Aya mafaranga tutayabonye ubwo ngubwo haba harajemo kutubeshya, ariko mfite icyizere cy'uko amafaranga tugomba kuyabona kuko ibyo yadukoreye atuvura byonyine byamuhaye icyizere cyo kumwizera. Ni igiki wizeye yagukoreye wenda ukaba ati nibi ngibi biraje? Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe ntegura kumuhamagara nkibona kuri channel YouTube nkamuhamagara, nari umuntu utakibona n'amafaranga 100,000. Ariko muri icyo gihe anyemereye ko nimbona 500 nzahabwa miliyoni 100, narashakishije ndazibona. Babyampaye icyizere cy'uko n'ibindi ngo ukagera kubona amafaranga mu buryo butandukanye. Siko bimeze mama? Niko bimeze. Ukagera ukavuga ati uyu muganga none n'ibindi azakora nzabyemera. Ni rwose pe. Noneho byadore icyizere tuma tubyizera nk'ukuri. Wazutubwaga amasaha yawe. Amasaha yatubwiye rero yambwiye yo kumuhamagara ndabona ageze. Mwampa umwanya nkamuhamagara hagira nkabasha kugira ute kubahiriza ubwo twicara. Niko twicaye tudahagaze. Umbabare ukomeze undebere. Undi kureba n'amayinite tubugurize. Muhamagaje ingisimu kadita ihamayinite. Inyatsi amayinite turabuze. N'amayinite turabuze mukanyerezo zirabura. Amayinite arahari, amayinite arahari. Ariko agashya nuko noneho na muganga atari nahano. Ubundi abandi tujya ku bicumbi byabo tukajya he na he. Yambwiye ko ngomba gukora ibyo nkorera mu rugo rwanjye kuko ariho ngomba kwakirwa umutungo. Alo muganga. Yego babyeyi muratwumva, nari ya masaha mwampaye yarageze, igikoresho nagiteguye nari ngifite. Narindi kugira ngo munzamurire umutungo nk'uko mwawunyemereye. Yego babyeyi. Yego yego. Oya ababyeyi nkomeje gutakamba n'ubundi nk'uko mwangiriye icyizere mukanyemerera umutungo. Ni abanyamakuru nahamagaye kugira ngo uyu mutungo nintangira kuwukoresha abantu batazibaza aho wavuye, bazaba batanga buhamya muri nabo bigaragare no kuri kamera. Nagize impungenge z'uko nshobora gukoresha uyu mutungo bakaba bankurikirana bibaza aho ayo mafaranga nyakuye cyangwa ari amakorano. Isi yose irimo irakurebamo, isi yose babyeyi mwaramutse. Abanyamakuru muvugana
isi yose iragukurikiye rero ubu tuguhanze amaso niyo dutegereje yego turabumva ababyeyi yego ndagifite nagiteretse imbere yanjye yego arambikaho ibiganza hari amazi kureka yego muvugane yego ndakumva turakomeye cyane yego yego turakumva ababyeyi turabumva ababyeyi yego ngifungure za nomero mwambwiye ndazifite babyeyi ikintu kirimo amafaranga arimo hano hantu rwose ngira ngo abadukurikiye mu kubibona kameramani yego za nomero ndazifite kuri buri bwoko yego babyeyi guhuhaho kameramani reka abantu baye ibihumbi bimbarire neza 8,500 ibyo biri mu kameramani yego babyeyi nari mbirangije guhuhaho no gutereramo twabikoze neza babyeyi gutungana ni ukwanyu twishimiye kwakira umutungo ese mubona ntabwo muzaryamira yego reka mpfundikire mubona butunze bihindutse akavuga ati ngabo wanjye reka ndengwe oya rwose ibintu biteye ubwoba naragenze ndabona agiyemo ibihumbi 8,500 afashe isikoci arimo arashyiraho amafaranga ushobora kuba ariho umuti amafaranga rero yakuye umugabo aya mafaranga ni ngewe wayashatse yambwiye ko ngomba kuba nyafite azambwira umuhango nyakoreraho umunsi wo kwakira umutungo uri uriya muhango turiya tunomero yavugaga se ngo yaguha inomero yego babyeyi ndimo ndafunga neza hari siko ngize ngo ningewe ukize turebe ibyo bintu abadukurikiye mwese amazi akorekara kameramani ari gufunga kugira ngo abantu babonye ko arengeye gukora ko sinakora ahantu nta mafaranga yakora ukica umuti wa muntu mwoga ibi ngibi byose ntabwo ndimo ndabyemera kereka mbyiboneye ndakumva arimo arabikora none se muga izi mbaraga muzikura he koko izi mbaraga muzikura he wari umukurambere ntago ari ba bandi muba mwarasigiye ibyanyu uyu mugabo n'umudamu we natwe twese duhanze amazi kurekara dufite n'ubwoba nasoje gupfundikira ababyeyi nafunze neza namiramije ntaho umwuka uhita yicara hasi yicaye kameramani igira imbere akimukorera urabona ko yicaye gira vuba mugabo twire sarakibasha ari na biri yego babyeyi twabirangije namukoreye amagambo uravuga njye nyasubiramo babyeyi twakiye umutungo tuzakoresha uyu mutungo neza ntabwo tuzawupfusha ubusa tuzafasha imfubyi n'abapfakazi abatishoboye n'abakene kandi tuzubahiriza kujya dusenga mu itorero cyangwa idini dusengeramo tuzakomeza umuhango wo gusenga
rero ukuntu ibi bintu bimeze bageze nk'abanyamakuru se bamwe bajya basarara cyangwa nk'abandi babigize umwuga yego babyeyi bageza se yego babyeyi mufashe yego twarambitseho ibiganza babyeyi yego babyeyi yego 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 babyeyi yego yego kameramani agiye gufungura reka turebe ibi bintu yego babyeyi reka mfungure wibuke ko aha hantu isi yose duhanze amaso reka turebe kameramani igihe urumuri rwose abantu bareba ibi muganga bintu uburyo namwumvishije ashobora kuba akaze mugabo ari gufungura amafaranga araza koko hehe turayabona ntituyabona inote zuzuyemo fungura agace gake ugashwa twabonye babyeyi hari ibintu ntabwo yego bibaho babyeyi hari ibintu ntabwo bibaho muganga ukoze ibitanga Yego, babyeyi. ntabwo nkora hari we amuvuze impundu babyeyi hari we ibi bintu ntabwo yego bibaho babyeyi murakoze turabashimiye babyeyi murakoze cyane kameramani abantu badukurikiye muhange amazi kuri ndakumva kamera babyeyi n'ubukene yego babyeyi imwe imwe buri noti ntunyuranye buri noti y'igihumbi yase baretse gupfundira dufata moga yego babyeyi Numiwe, nabirangije numiwe. inoti imwe imwe kuri buri bwoko yego babyeyi mfunge tujya abafunge yego babyeyi barazishyira aha ngaha kameramani dore ngaya hari ubona titiro cyumva nafata nanjye ndi gushyirwa mu gufata amafaranga rwose aha hantu muganga wafataho imwe se nanjye yego abanyamakuru uko twumva twafata natwe kamwe kamwe twafataho kamwe kamwe ko natwe turi ba saa kintu koramo uduherezeho ugashwa akoramo duhereze ndashaka inote y'umutuku ariko nkuremo kamwe nkabahereze kamwe konyine mu minani nka bitanu wa mugabo ama bitanu wo yambaye mudatuma ibintu byanjye bipfa mudatuma ibintu byanjye bipfa mwabagabo hako nawe uziko wagira ngo navuze mu mutwe wari gufata bitanu nibyo mudatuma ibintu byanjye bipfa mwabagabo umuntu uri kogashwa mudatuma ibintu byanjye bipfa kameramani reba rwose babyeyi turanezerewe cyane turabishimiye babyeyi uretse mubazi tujyane umutungo ku gitereko Ujyane, sigare cyacu mubaza. babyeyi ngo bafite icyo bashaka kukubaza muganga ukoze ibitangaza abantu badukurikiye barabibonye ariko nanone reka nkwibarize abadafite amafaranga ndabona kuyabaha ese abarwayi barabuze abantu babavura bari mu bihugu bigiye bitandukanye ubigenza utujyane boro cyane amafaranga yawe ugashwa terura tujyane umutungo wacu ndagira ngo ngubwe no kuvura uravura tureke n'ibyo gutanga n'abari kure aricara hano twicare hano bwira twicaye tuguteze yombi fotora abantu sobanurira hari abari kutira bari mu mahanga ya kure n'abari i Kigali mu Rwanda ndakumva cyane uravuga uri umupfu ngo imyaka magana angahe ngo imyuka magana angahe ni imyaka ni imyuka abantu barwaye se urabavura muga
usibye gutanga amafaranga abantu barwaye burabavura yego tugiye kubona muganga abasobanurira araba mu gitondo baduhe muganga twumve ugashikawe mwiriwe uriya muga muraho neza tubonye ibitangaza bibereye hano yego ese n'abarwayi bari kure n'abari inaha mu Rwanda n'abari muri Kongo n'abari hose hagiye hatandukanye nabo murabavura cyangwa mwitangira amafaranga gusa mwabyumvisha kandi mwabyiboneye ko imbaraga zikora ibyo ngibyo atari izanjye mu by'ukuri izo ni imbaraga z'abakurambere kwakira umutungo bikomoka kuko wari ufite inyatsi ukavugwa inyatsi igakira inyatsi ikize aho waba uri hose uvura atari ngombwa yuko niriwe ntegaza kubera iyo umuntu ari mu mahanga ari serivase ibyangombwa ushobora no kurwara kubera kubura ubugenda icyo nkora nkohereza ifoto yawe nkakuvura nta kibazo cyari ngombwa ngo ndaje ntabwo rero ari ugutanga umutungo gusa n'ubuzima turabutanga turavura tuvura indwara zananiranye amarozi amashitani abagore batabyara inyatsi yo mwabyiboneye uko tubibura n'uko bigenda ku bavuye inyatsi impamvu tuvura inyatsi rero umuntu tukamuha n'umutungo ntabwo wabyara umwana ureke kumugaburira uvuye inyatsi ababaye mushya niyo mpamvu niba inyatsi ikize kimubwira ko yakize ari amafaranga tumuha yo gukoresha yajya abakurambere yo gukoresha kugira yivane mu buzima yari arimo bwa gikene niyo mpamvu umuntu iyo mwumva avuga ngo arafite inyatsi barayivurira akira aba yahawe umutungo wo gukoresha none se muga hari n'abaribwa imitungo yabo umuntu akakunyaga isambu akakunyaga amazu akagira ibiki ibyo ngibyo bakakwambura abantu bagakwambura wajya no kurega bigapfa ubusa ibi byo mubikora iki dutanga imiti ikemura ibyo byose imanza zananiranye mu nkiko imanza zananiranye mu nkiko ziri ahangaha hanze ugasanga urubanza rwarananiranye nirwo rusubikwa buri gihe iyo miti turayitanga umuntu iyo bakwibye ukabona nimero yanjye ukampamagara kuko nkasanga bakwibye atari ukubeshya ibyawe biragaruka yemwe niyo byibwe kera ku buryo wabyibye yanapfuye uramumenya na byose yemwe niyo ari ibiribwa bikaba byarariwe uwabyibye akaba agiyeho arabizana gute se twishyuriza n'abambuye none se njyewe ndashaka uretse gatoya umva yengeye kuguha nomero y'ababosi bamwe na bamwe bagenda baduhemukira noneho uze tubikaragamo umuti noneho nanjye abanyamahanga birabicamo n'imbaraga z'abasaza kuko ubu turi kuvugana ngewe mutari kumbona aho ngaho ntabwo nari kuhaza mba nagiye kwirimbi kugira ngo mvugane n'abakurambere nangize inshingano z'umuntu wansabye icyo ashaka kugeraho reka dusoze kuri icyo kintu wowe urimo kuvuga urinde ko twumvishije amajwi biratandukanye ngewe ni njye muganga mwavuganaga n'umukurambere namuzinda nyamuzinzi cyane azaza ejo umusaza w'imyaka 200 apfuye sawa muga reka tuvugishe aba bantu twumve ibyabo ubwo ese turaguhamagara aya mafaranga ubu ntabwo bakongera kuyabura ntabwo bizere kongera kuyabura kimwe kuko nayo ngayo abasaza bategetse ko bavanaho bagakoresha ibyo byaba ari ukugira ngo mwebwe mwaje twari twabimwiyamwe muyitegereze neza ntabwo ari amakorano ngene reka bamwe amafaranga ari n'ayagiye mu cyumba nagiye mu cyumba nayo muri dusigaranye makeya ubwo nanjye reka nahe baguramo akantu ko kunywa abo nakubwira ngo Imana ikurinde cyangwa waririnze abanditsemo beneri banki kujya gusenga akajya asenga agatunganya imirimo y'Imana reka tubabaze reka tureke muga reka tuvugishe abantu gatoya kuki yavuze ijambo ngo mujya mwibuka gusenga mufashe imfubyi n'abapfakazi n'abababaye abo nari guterekera iki kintu aterekera gute uzi umuntu yuko umuntu ubabaye imfubyi n'abapfakazi hano hanze hari abantu bababaye abantu bajya kwa Gitwaza kabemera gusenga ni kubasobanurira ntabwo duterekera kuvura ntabwo ari ukuroga kuvura ntabwo ari ukuroga ntabwo turi abarozi iyo dukemura ikibazo cyananiranye ntabwo tuba turoze tuba tuvuye gusenga mvuga ni ukujya mu masengero basengeramo bagakora imirimo y'itorero bagafasha imfubyi abapfakazi abakene n'abatishoboye
bo bagiye mu gaturika ntago babamerera nabi nta kibazo bagomba kujya hariho hose bagasenga ya myuka yo mu ijuru yo mu barokore icyo ngira ngo basobanurire abantu mu mwijima muri mwumbaza hanze aha ngaha abantu badafite ubushobozi cyangwa batari mu buyobe barabafata bakababwira ngo amafaranga ni amagi ya shitani umupadiri umara kuvuga ibyo ngibyo iyo amaze kubivuga ntatanga igiturisho bagashyiramo amafaranga abajya ubwo kwa shitani noneho aravuga ngo amafaranga ari amagi ya shitani yarangiza agatega igiseke bagashyiramo amagi bashyiramo amafaranga cyangwa amafaranga mugabo cyangwa amafaranga urakoze reka tuvugishe aba bantu mugabo urakoze ubwo nimero yawe reka nkubwire rero njyewe mbonye ibintu noneho kubyakira byanze hari ikibazo nakubajije kare hari igihe abantu babona ubutunzi ahanga ni nk'imana ibikweretse ubu ngubu ntabwo gahunda z'urugo zigiye guhinduka zigiye guhinduka cyane kuko tugiye guhindura imibereho tugiye kubaho neza kuko ibyo twifuje tubibonye nta mpamvu n'imwe yatuma tudahinduka imibanire yo mu bukene mwe mubayemo mwakundanaga buri kimwe cyagera neza ayo mafaranga ntabwo agiye kubashwanisha oya rwose pe ariko nibwo tugiye kubana akaramata noneho ayo mafaranga uhawe n'umuntu utazi kandi ari muganga ufite icyizere ko muzakoresha ibintu bikagenda neza tuzagaruka tuzaza kureba uko byagenze urabona ahantu twabasanze rwose do kamera amazi turebe ko harahubatse harimo parafo hari hejuru inzu ndabona byaracikase nta n'amashanyarazi mbona arimo kuko ndimo ndabona nta mamporo mugabo yego turabumva uriyumva ute ubu ngubu rwose mfite ibyishimo n'umunezero mu mutima wanjye ni ibintu bidasanzwe nanjye nabahamagaye mu buryo bwo kugira ngo mbese muzaba batanga buhamya kuri iki gikorwa kigiye kumbaho nanjye ubwanjye ntabwo numvaga yuko bishobora gushoboka ariko ubu ndanezerewe cyane ubu ngiye guhindura ubuzima cyane ko n'inyatsi yamvuyeho abana muganga yongeye guhamagara reka twumve muganga nkuko cyose uhamagara muganga ndabona ari nimero ye niwe uhamagaye niwe wari uhamagaye reka mubaze niba hari ikindi ngomba gukora mubaze twisoreze twitahire afite apati yanjye ko nayafashe none se ko baguha ibintu ngo tubigane tsoye tu have nawe baguha yawe rama nta kibazo yego muga icyo ngira ngo gusobanurire murabona ko hari abantu benshi bazi ko umuntu abona amafaranga kuko yakoze ubuyede nabyo biva mu ndwara y'inyatsi umuntu agakora akavunika nabona amafaranga akorera agatebo babona amafaranga ibyo nabyo biva mu rwego rw'inyatsi abantu bakagenda bakababwira ngo amafaranga ngo ni amagi ya shitani ngo amafaranga ngo ni ay'ikuzimu ni abagabo mwe ndumva muri abagabo mu myaka mumaze kwikara mwigeze mwumva bavuga ngo uyu munsi mu karere kanaka mu gihugu iki n'iki aha n'aha twafashe umuntu ufite amafaranga y'ikuzimu turayatwika ko twumva ko ikimogi bazitwika amakorano bayatwika yemwe ibiyobyabwenge babigena mwari mwumva bo bafashe amafaranga y'ikuzimu ngo bayatwike hari umwe mwumva bayafatanye oya naho ibyo rero ni ubuyobe iyo ni impano y'abakurambere iyo ufite inyatsi ukagirirwa amahirwe yo kwivuzwa uravurwa wamara kuvurwa ugahabwa umutungo ukagenda ugakora umutungo ugatunganirwa kuko ntabwo wabyara umwana utaramushakira imiti yo kumuhekamo muga twabyumvishe reka dusoze tubone igihe dusubira ahantu tuzabaka gusura hano turimo amafaranga yawe barayakoresheje neza amafaranga mwabemereye mwabahaye kuko mubari mu maboko yabo nanjye nayabonyeho mwakoze cyane rero turayafite twayabitse abantu ubwo tuzagaruka kubasura turebe ubuzima babayemo turebe nimba zino nzu zarasanwe zarakoze neza nyuma y'aha ngaha turashimire turiganira nyuma tubashimire no ku mafaranga imana ibarinde ubu abaturanyi banyu baba barabacitse bagiye ati kwa kanaka tugiye kongera tubone inshuti sa murakoze namwe murakoze